kibazo hari umwe bwo muri filime karansekeje umva ntiwakumva uburyo rwarushye rwansekeje Pafuye shaho muze mukubise amahoro igihe bisigaye bireze rwose akajya buryo ntabwo yamenyera oya kabisa nanjye ariko we nari nibagiwe ko ejo bundi utaje muri rya tsinda hariya ku kagari anifitiye ibibazo shaka umuntu ntagira yewe wireba kano kavideo kano kavideo keza ndi kukareba nagira ngo nakwereke urebe akahe katurebe araza gusanga buretse mbere hano nanjye hari akuvuga umva karansekeje umva aka karenza ko ngana wumva itangazo wumva bitwaye umva mbabwire cyafite icyifuzo ariko umunsi icyo cyifuzo cyaciyemo isi nzaba nyifite hano ku kiganza cyanjye gutyo ikirenze ufite isi mu kiganza gute ntabwo ari ikintu gikumva ndashaka kuba ikintu runaka tuzakwamamaza tuzagutora ntabwo kwiyamamaza tuzasharinga mu nshuti zacu buri kimwe cyose ariko munsi icyo kintu nshaka kuba cyo umva tubwire twumve kiyoboye isi iyo ugifite uba ufite keya uba ufite urukundo uba ufite amafaranga se ntuyafite uri muri ba badepite bari kwiyamamaza nzagutora nanjye nzagutora turi inshuti nzagutora ndashaka kuba ikintu kiyoboye isi ikintu cyatumije abantu batakivugana ikintu cyatumije abantu baba bari bize nzaba mfite isi gutya nzaba mfite keya abantu bazaba banyitayeho abantu bazaba bankunze my dear bazaba umuyobozi runaka ashaka kubaho nta by'ubuyobozi my dear ndashaka kuba ikintu twakigufasha ariko abantu bangana ni kuri muri ya komite y'abadepite se oya shajya kuva mu bantu cyangwa urashaka gushyira reka mubwire njyewe ndakwemera kukwamamaza telefone tuzakoresha hose tuzakoresha oya ntabwo muri kunyumva neza ikintu nshaka kuba cyo niba nzaba mfite keya nzaba mfite ikintu cyose numva nkeneye nzabasha kukigeraho urukundo iki cyose umva smartphone ndashaka kuba smartphone ndashaka kuba smartphone telefone ushaka kuba telefone ndashaka kuba smartphone iki ngiki smartphone iyi sigura ngana smartphone ndashaka kuba smartphone ayo yabigura none se kuva mwagera hano ariko umuntu arakira akagira inzu akagira ibipangu amapariki mukagereka akaguru kukandi mwese warangiza ukifuza kuba ikintu smartphone ndashaka kuba smartphone ariko smartphone cyangwa ubwenge busubira inyuma ko uba ufite urukundo smartphone irakunzwe smartphone umva no ku kazi usanga abantu bafite smartphone mbese urayibura ukabura amahoro smartphone ifite agaciro kurusha abantu ni gute ntakwifuza kuyiba ariko cyenge menye maze no kurwara smartphone rwose nanjye niko mbibona turahuje ufite inzu none se twakuvugishije abana ni smartphone ugiye kuva mu yaje ejo bundi none iyi ngiyi nta